nk'andi moko menshi abarizwa ku mugabane wa Afurika akibayeho mu buzima bwa gakondo atarigeze hindura imibereho n'imimerere kuva kera mu binyejana bitandukanye. Yagiye yamamara ndetse akamenyekana ni menshi, nk'ubwoko bw'Abamasayi n'abandi benshi cyane bakibarizwa mu mibereho yabo ya gakondo. Ikiganiro cyacu umunsi wa none tugiye kureba ku bwoko bw'Abahadzabe cyangwa se abazwi nka Hadzabe tribe, babarizwa mu gihugu cya Tanzania, hano mu gice cy'amajyaruguru y'uburengerazuba, mu misozi irimo n'ibirunga n'amashyamba menshi cyane. Aba kandi babaye ibyamamare bikomeye kuri isi ya rurema. Mu buzima bwabo n'imibereho bakunda kugaragaza ku mbuga nkoranyambaga itangaje. Ntabwo ari bw'ubwoko gusa kandi bw'Abanyafurika bukibayeho mu buzima gakondo uhereye mu myaka myinshi yagiye ibaho. Gusa aba bo baratangaje kubera ubuzima bwabo. Baracyabazwa nk'umubare muke w'abaturage usigaye uba mu gice cy'amashyamba, ariko by'umwihariko ukibayeho ubuzima bwabo bwa gakondo. Batigeze banagerageza kujya ku mashuri, kubaka amazu, kujya kwivuza ndetse no gukora ibindi bikorwa byose bishobora kubahuza nabo mu buzima bw'isi ya none. Imyambaro, inkweto, amamodoka n'ubutunzi, ibyo Abahadzabe reka ntago babikozwa. Baracyabayeho ubuzima bwabo bwa gakondo nk'ubwo babagaho kuva kera n'abasekuruza babo. Umubare wabo umaze gukendera mu minsi ya none, kuko ubu ngubu babarirwa hagati y'igihumbi na 200 ndetse n'ibihumbi 2,000 nk'abaturage b'ubwoko bumwe basigaye. Umuryango wa UNESCO cyangwa se n'indi yose ku isi ishinzwe uburenganzira bwa muntu ndetse n'ishinzwe kwita ku murage w'isi irabavuganira ku manywa na nijoro kugira ngo barebe uburyo barindwa. N'ubwoko butamamaye cyane cyangwa bumenyekane mu gihugu cya Tanzania kigizwe n'abantu benshi cyane, ariko aka kanya barahari. Abo mu bwoko bw'Abahadzabe babazwa byibuza mu myaka irenga 4,000 babayeho mu buzima gakondo. Kenshi cyane bifashishwa mu bushakashatsi bwo kumenya neza inkomoko ya muntu. Aho muri kino gihugu cya Tanzania n'ubundi havuga ko ariho hakomotse inkomoko ya muntu kuva kera mu minsi ya kera n'imyaka yashize. N'abadatinya gutanga neza amakuru avuga ko agace Tanzania iherereyemo bano cyane mu bwoko bw'Abahadzabe ariko kahozemo agace ka Eden cyangwa se ingobyi yamamaye ya Eden. Hadzabe tribe bafite ururimi rwabo gakondo ruhambaye, ururimi rugoranye aka kanya rutarabashwa kwandikwa cyangwa se ngo rwigwe n'undi uwo ari wo wese utari wo muri ubwo bwoko bwabo. Ikiganiro cyacu cy'umunsi wa none kiraza kwibanda ku mateka y'ubwoko bw'Abahadzabe tribe, bamenyerewe cyane ku buhigi bw'inyamaswa, izoroheje z'inkazi ndetse n'uburyo babayeho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ngiri kumva muri iki kiganiro nitwa Medar. Bikokora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tubane muri byinshi cyane cyane bireba inkuru n'amateka z'Abanyafurika ndetse n'ubuzima bwabo, ariko cyane cyane umurage n'umuco byabo kuva kera mu myaka myinshi ishize. Nubwo byinshi byagiye byangizwa n'ubukoroni n'abandi benshi cyane, utibagiwe hindagurika ry'ibihe ndetse n'iterambere ry'isi riri kwihuta cyane, byagiye ritesha agaciro umuco n'umurage by'Abanyafurika. Abahadzabe kubera icyo ari mumwe mu bwoko bwabayeho bukaramba igihe kinini, ibyo byose ugasanga bitarigeze bigiraho ingaruka nubwo buri gukendera. Ese ubundi abagabo babayeho gute mu buhe buzima? Inyandiko nyinshi zigaragaza ko ubuzima n'amateka bw'Abahadzabe tribe ngari bwa buri munsi. Batunzwe n'ubuhigi kuva mu gitondo cyangwa se kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru, kuva mu kwa mbere kugeza umwaka urangiye. Hadzabe tribe birira inyama, abagabo babo niko kazi bakora, mu gihe abagore muri uyu muryango ngo nta kindi bashinzwe keretse kwegeranya imbuto, gushaka imiti yo kuvura abarwaye ndetse no gutunganya ifunguro ry'umunsi, ndetse bakita no kubana n'umuryango muri rusange. Aba ntago ari aborozi nk'abandi bose twagiye tumenyera bwoko bwagiye bukomera ku mugabane wa Afurika, ahubwo aba ngaba ni abahigi bibera mu mashyamba ku manywa na nijoro, bakeba ubuzima bwabo bwa gakondo. Uburyo bwabo bwo gutegura ifunguro ni bisanzwe, bakoresha umuriro. Umuriro uyu nguyu twese ducana, ibiti bakabifata bakabikongeza bagacana umuriro, ubundi bagatunganya ifunguro ryabo. Uburyo bwabo bw'ubuhigi, bahiga inyamaswa ziteye ubwoba, zazi nimwe bwe mutinya. N'abantu badatinya guhiga inkende, ukabona barayitetse rwose, inguge, igitera na bya bindi byose tureba tukabona ntago twabyasamira. Aho ubwoko bw'Abahadzabe bo niko akazi kabo mu buzima bwabo. Ikintu cyose gikomoka ku itungo cyangwa se itungo ryose ngo bararirya na kimwe bakuyeho keretse gukuraho uruhu, yewe ubwo ntakuyemo n'ibyo mu nda, amara ndetse n'ibindi byinshi.
n'amaraso yabyo bakabinywa. Ubuzima babayemo bugaragaza ko ngo bubarinda ibintu byinshi cyane kuko bakibaho mu buryo bwa gakondo. Nta by'amaproduit chimique cyangwa se ibindi biryo bifunze. Ibyabo n'imbuto bagiye kwisoromera, yewe zimwe udashobora no gutinyuka kurya ariko bo bakazirya nk'abazicuranwa. Ndetse no kurya inyama hafi no kuba ari mbisi. Nta birungo, nta gukaranga, nta byo kuziryoshya no kuzihumuza. Barafata bagashyira mu mazi no mu muriro, ubundi bagacanira, byamara gushya bakirira. Ubuzima babayemo igihe kinini. Ubwoko bw'Abahadzabe ntibukenera amafaranga mu buzima bwabo, ahubwo ni abantu babaho bimuka uko bwije n'uko bukeye bitewe n'aho inyamaswa zagiye ndetse n'aho ubuzima bworoshye. Amazu yabo bubaka aba ari amazu ahambaye kuko nta nimwe byibuze ushobora kumara imyaka n'imyaniko cyangwa se ngo usage irarambye. Bayubakisha amashami y'ibiti bakayarundarunda, ubundi bakajyamo bakiryamira. Ubuzima bwabo ni ubw'ishyamba naho batane n'inyamaswa kuko ubu n'ubundi bahora baziruka inyuma ngo barebe ko bazikora icyo bari burye cyangwa se bari buzice. Inyoni, inkende, inzoka, ibitera n'ibindi byinshi cyane. Iyo bakabije guhiga umuhigo wabo ukomeye, bagerageza byibuza kwica imbogo, ariko ruba ari urugamba rw'injyana muntu. Amacumu n'imiheto nibyo bintu bikoreshwa mu bihigi bwabo. Ubundi bamara kwica bose hatavuyemo n'umwe, bakaza bagasangira mu mutuzo mwinshi, bagashyira n'imiryango yabo basize mu rugo, bakarya bakabaho ubuzima bwabo bwa buri munsi. Ubwoko bw'Abahadzabe bwaramamaye ku mugabane wa Afurika cyane cyane, ariko ikintu cyatumye bamamara ni ururimi rwabo rufite click sound. N'ururimi udashobora kwiga cyangwa urumenye habe na gatoya, dore ko mu gihe bari kuruvuga ngo bumva utuntu dukubitana, ururimi rukubita hejuru mu nkanka ku buryo udashobora gusobanukirwa neza iryo jambo. N'ururimi rwananiwe kwandikwa n'abari bo bose keretse bo, kandi noneho igitangaje nabo nuko batazi kwandika. Ururimi ngo rukujya mu marembera kuko Abahadzabe tribe ntabwo bigeze babasha kurwigisha n'umwe uturutse ku ruhande cyangwa se ngo abashe kurwandika, dore ko byibuze 2,000 ari byo bisigaye. Ubwoko buri gukendera kubera kubaho ubuzima bubi, kubaho mu mashyamba. Ubwo ni ukuvuga ngo ibitero byinshi by'inyamaswa birabica ndetse n'ubuzima buhambaye bushobora gutuma imbeho n'ibindi byinshi biteye ubwoba bibera mu mashyamba bihitana ubuzima bwabo. Ibyo kwiga byo ntabwo bigeze babikozwa habe na gatoya. Baracyabayeho mu buzima gakondo keretse ubwo baba barashoboye kuva mu bwoko bwabo bakigira mu migi, ariko nanone kigafatwa nk'icyaha mu bwoko bw'Abahadzabe kubata umuco ukajya gushaka iby'abandi cyangwa se kubaho mu buzima abandi batabayeho. Ubwo abakurambere baraguhitana iyo ugarutse. Imyizerere yabo ntahitane n'indi y'Abanyafurika muri rusange, ariko bo nta bigirwamana bizwi cyangwa se indi myuka bahuzwa nayo mu buryo bw'imyizerere, ahubwo ngo basenga mu buryo busanzwe bwa gakondo. Aha bizerera ibiti ndetse bagasenga n'ibindi bintu byinshi by'ibishushanyo, ariko muri rusange bizera ko iyo umuntu ngo abayeho aba agomba no gupfa. Urupfu ngo ni inshuti kuri bo, iyo upfuye baragushyingura kuko bamaze igihe kinini bapfusha abantu ngo naby'amarira n'agahinda ndetse nta n'indi migenzi ihambaye ishobora gukorwa mu gihe umuntu yitabye Imana. Muri ubu bwoko ni ugupfa bagaterura bakaza ubundi bagashyingura, bikaba birangiriye aho ngaho. Ni abantu bafite andi moko baturanye nabo nk'Abamasayi n'abandi benshi cyane, ariko bigoranye gusanga bihuje nabo mu buzima bwabo bwa buri munsi kuko bityo bakora ngo ari ikintu kimwe gusa, ni ugukorana ubucuruzi bushingiye ku kugurana. Bo ngo bagatanga inyama ndetse n'imbuto, bagahabwa ibindi byose bashobora kuba bakenera. Aba ngaba ubuzima bwabo buratangaje kuko ntibajya bifuza iby'abandi, ibyo bafite birahagije. Abahadzabe tribe isi yose irabazi, baramamaye, ariko inkuru yabo yo kumenyekana yaturutse ku mugabo w'Umuhadzabe tribe ukoresha imbuga nkoranyambaga. Aha ngaha abagaragara higa, yamara guhiga umuhigo we akawotsa akawurya, ubundi akawurya mu buryo bwa gakondo. Byatumye abantu benshi bashamadukira ndetse bahurira kumenya Abahadzabe babarizwa mu gice cy'amajyaruguru ya Tanzania hafi y'imisozi miremire ndetse n'ibirunga. Ibi byagiye bagira icyamamare ndetse baramamara cyane, ubwoko bwabo buramenyekana. Umurage wa UNESCO yabashyize mu bintu bikomeye cyane bikwiriye kurindwa kuko byibuza byagaragaye ko abasekuru babo ndetse n'ibisekuru byabo bimaze imyaka irenga 4,000 nyuma y'ubushakashatsi bagiye bakorerwa mu ibanga rikomeye. Kugeza na n'uyu munsi umuryango wa UNESCO barisemo kubarinda ku manywa na nijoro. Amahanga yose ngasabwa kurinda ubu bwoko kuko ngo nibupfa bugashira bizaba ari igihombo ku gihugu cya Tanzania kibacumbikiye mu myaka myinshi ishize. Ni ubwoko butigeze bukwirakwira hirya no hino ku isi, cyane cyane muri Afurika, kuko buba bwonyine, bubasha gukominikana bwonyine mu mvugo yabo isanzwe, ariko none ihambaye ku bandi baturutse hirya y'ubwo bwoko kuba bayumva. Bagize ikibatera baritonda neza bakakirimbura mu myambi yabo n'amacumu
biba bivuze ubuhuha mu gihe batatse. Ubwoko bwabo ngo bwababajwe n'uko abakoroni baje maze bugahindura byinshi aribo baburiyemo n'ubuzima, ndetse benshi bagenda batakaza umuco wabo, baragenda babavamo. Abasigaye mu mashyamba ni bakeya, ndetse n'ikimenyetso cy'uko bakwiriye gukendera cyangwa se bari kugenda bakendera nacyo kiragaragara. Kikaba kigaragazwa n'uko umubare usigaye byibuze ubarirwa hagati y'200,000 n'ibihumbi 2,000 by'abaturage. Abo ni abahora bimuka, ntabwo ushobora gutekereza neza ko ari abanomadi, oya, kuko bo bimuka rimwe na rimwe bitewe n'igihe inyamaswa zimukiye aho zagiye gushaka ibyo kurya ndetse n'aho amazi ari, ubwo bakazikurikira kuko nta kindi bazikeneyeho ari ukuzihiga ku manywa na nijoro, ubundi bakabona uburyo birira inyama, aribwo buzima bwabo. Kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru ntubabazi ibya kawunga n'imiceri n'ibindi byinshi mwe muzi, bo bazi inyama kandi bazi inyama zose. Imyambaro yabo ibigizwe n'impu nizo bambara zaturutse ku nyamaswa, ntuzababaza iby'imyenda, amakositimu ndetse n'ibindi. Ubwoko bw'abahadzabe nta by'umuyobozi uyobora umuryango, ahubwo babayeho ku bwumvikane. Yewe nta n'ukeneye gutunga ibya mirenge, kuko iyo ufite ikibazo bagenzi bawe baragufasha, ubundi ubuzima bukendereye, nta byo guharanira byinshi bishobora gutuma banamarana cyangwa se bakahashirira. Abahadzabe tribe ni ubwoko bwamamaye mu gihugu cya Tanzania, bukomeje kurindwa n'itegeko nshinga, ndetse n'abandi bose bifuza ko ubwoko bwatera imbere, ariko nabo ko bukomeje gukendera kubera ko ntabwo bwigeze bubasha kwiga. Ibitaro n'amashuri byarabegerejwe, ariko ibyo ntibabikozwa. Bo ngo ibyabo ni inyamaswa ndetse n'inyama, kenshi usanga zitanahiye neza, bakazirya zimeze nk'aho ari mbisi, ariko ibyo ntibabuze kuramuka cyangwa barambe igihe kirekire. Inyandiko nyinshi zigaragaza ko ubu bwoko ari bumwe bwonyine gusa busigaye bubayeho gakondo, ariko icy'umwihariko kuri ubu bwoko ni ururimi bavuga rutigeze rwigwa n'undi muntu uwo ari we wese cyangwa se ngo rwandikwe. Gusa bamwe muri bo batangiye kugenda bamenya n'izindi ndimi, bibafasha mu kuganira n'abakerarugendo kuko bakorerwaho ubukerarugendo bukomeye cyane. Abantu benshi barabasura maze bakirebera abantu babayeho mu muco gakondo wabo utarigeze uhinduka habe na mba. Muri aka gace ubuhigi buremewe kuko ntiwabahagarika guhiga habe na gatoya, ariko nabo gusanga badahiga inyamaswa z'inkazi cyane cyangwa nyinshi, keretse izo ngizo nyine zo kwirira no gukuramo imyambaro bazajya bambara ku manywa na nijoro. Ese ni iki kindi waba wifuza kumenya kuri ubu bwoko, cyangwa se icyo utari uzi umenye? Utwandikire muri komenti kugira ngo tumenye byinshi, dusobanukirwe n'ibyo dukwiriye kubahereza mu gihe gikwiriye.